muraho neza, ni Uwimana Patricie mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi kuwa kane ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatanu 2024. Uyu munsi turarebera hamwe ibyiza byo kugaburira utwana tw'ingurube hydroponic fodder. Nkuko mubibona imbere yanyu, utu twana ntabwo twari twageza ku minsi 30, ntabwo twari twageza ku kwezi, ariko twatangiye kurya kuko twebwe iyo tumaze iminsi 8 tuvutse dutangira kutumenyeza kurya buhoro buhoro ku buryo tuzageza ku minsi 45 nta kibazo ushobora kuducutsa. Ibyiza byo kugaburira rero utu twana hydroponic fodder tukiri dutoya, icyambere nuko tuyirinda stress. Bwana murabona ukuntu burimo buyikinira, burarigata, burayizunguza, burayirya, burahekenya, burakina. Bituma rero kwa kundi iyo ubwana budafite icyo bukora, buba bwicaye, buba bwigunze, bukajena na nyina, bukayibuza amahoro. Ariko hydroponic fodder rwose murabona ko buyifasha rwose kugira icyo bukora, bugakora muvoma, bugakora siporo. Cya kabiri nuko hydroponic fodder birimo intungamubiri nyinshi hafi ya zose, harimo ibyubaka umubiri, bitera imbaraga, ibirinda indwara n'imyunyungugu nkuko twabibonye muri video ibanza. Ikindi cyiza kuri hydroponic fodder, ntabwo igoye kuyihinga. Niba uyihinze uyu munsi ugamije kuyigaburira ingurube, mu minsi 6 iraba yeze. Ikindi ntabwo ukenera guhinga mu murima, ntabwo ukenera kuyishyiramo ifumbire, ni ibintu byoroshye umworozi aramutse ashatse kubikora. Murakoze rero, ikiganiro cy'uyu munsi naho kirangiriye, naho utaha mwari kumwe na Uwimana Patricie. Bye.